Etienne Kubakari Mana ni nziza Inasiri nayo Yesu alifanya niwe jasiri kwa amani nayo hekima yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka kandi inasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani Hosanna, amen. Hosanna, amina, hallelujah. Hosanna, amen. Mana wewe. Ari. Zamuri biganza shimira Imana mu izina rya Yesu. Fatira umwejya mubwire ngo hari isiri ufitanye na Yesu. Hari isiri ufitanye na Yesu. Ntabwo babyumvishe. Mubwire ngo hari isiri ufitanye na Yesu. Hari isiri ufitanye na Yesu. ariko Mana we Uko na siri. Haleluya. Ariko tugasubiremo gato. Ako. Tugasubiremo. Aho. Ko hari iki? Isiri. Reba hano. Iyo mufitanye isiri bagutegera hariya bakagutega ukaba wabibonye. Vuga ngo ukaba wabibonye. Noneho watangira guhabuka Yesu akakwicira isi ati ndabitibu Yesu akakwicira isi ndabikocora ndabinage tabara papa akakwicira isiri ukagenda bazi ngo byarangiye. Yesu akazenguruka akabitanga imbere zarangiza kuza Yesu akayitagira ngo azabisira ibanga ibimeze nk'imisozi azabisira ibanga n'umura Yesu wacu azabisira ibanga ibimeze nk'imisozi azabisira ibanga n'umura Yesu wacu azabisira ibanga ibimeze nk'imisozi azabisira ibanga aribabarira arimanije guhoza ibarima bataka arimanije arimanije guhoza ibarima bataka arimanije gutabara ibarima bataka arimanije gukuri ibarima bataka arimanije gutabara ibarima barira arimanije guhoza ibarima bataka arimanije gutabara amina haleluya arimanije gutabara yewe arimanije gutabara arimanije gutabara amina haleluya tugira ukundi ku izatugira ukundi ku izatugira ukundi ku yewe izatugira ukundi ku izatugira ukundi ku yewe izatugira ukundi ku izatugira ukundi ku izatugira ukundi ku izatugira ukundi ku yewe izatugira ukundi ku izatugira tugiye kwibwira ngo ubwo urinze nono natwe dukureho izi mbaraga zari zitubujije amahoro. Amen. Nta kizitambika umugambi w'Imana. Tugiye kubwira Imana ibyari byarahagurutse kwitambika umugambi wayo birekure. Buri murozi watekereje izina ryawe agiye guteshwa agaciro. Ureba buri bashake babara kurogeye mu mazi mwirimbi mu kuzimu bagiye kukurekura. Mbwira mugenzi wawe ngo ntunyiteho ngiye gusenga. Uriteguye? Tere intambwe 3 aho zirangira uhitwagarara utumbiriye imbere yawe. Ese ntugakate jya utumbira imbere yawe.
aho zirangira uhagararaho. Aho vuga ngo uku nteye intambwe niko ngiye gusiga ibintu byose byandwanyaga. Kandi mu gusenga sinkeneye kubona umuntu usengesha ijwi rito. Ugomba gusengesha imbaraga, ugomba gusengesha ubutware. Turi busenge dukoma amashyi, ikimenyetso cyo kwikura inyatsi mu biganza no gukomanya ibyaturwanyaga byose. Zamura ibiganza gutya. Uriteguye? Imana iburizemo buri kintu cyose cyashaka kwitambika umugambi wayo. Hari abantu mukodesha unyezeho icyana igisa nacyo, ikintu cyari cyo cyose Satani yandegeshaga cyatuma ninjira mu mwuka, banjije kucyezwaho. Ungirira imbabazi ko nabonaga ibishaka kurwanya umugambi wawe, kanera ubwoba nkabyumvira. Yeza ununganye uhereye aka kanya. Imbaraga zawe subiramo, imbaraga zawe zimanuke mu buzima bwanjye. Amaraso ya Kristo Yesu amanuke mu buzima bwanjye. Umuriro w'Imana utwike buri kimwe cyose cyandwanyaga. Iyi sura yanjye, rambika ibiganza ku mutwe. Iyi sura yanjye hari ibyo bamuritseho, uhereye aka kanya birandekura. Ibyo batongereye birandekura. By force, by fire. Mutega amatwi. Uko turi kwatura aya magambo, hari iyerekwa ndi kubona utunyenyeri twakaga gatse cyane. Uko turi kubivuga nkabona inyenyeri ziri kugenda zaka ku mpanga zanyu. Zipaka ku mpanga zanyu. Hari abantu inyenyeri zabo zari zarazimye zigiye kwakira hano uyu munsi. Amen. Ndambura ibiganza bya mu izina rya Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu, buri kintu cyose cyantwazaga igitugu, imbaraga z'abarozi zikomokaho data avuka, zikomoka mama avuka, zikomoka mu bavandimwe, zikomoka mu baturanyi, zikomoka mu nshuti, zirandekura mu izina rya Yesu Kristo. By force, by fire. Twituze ibiganza ukubite by force, by fire. Ninjya vuga urajya uvuga ngo by force, by fire. By force, by fire. Ibikurwanya by force, by fire. Amahembe by force, by fire. Ibitega by force, by fire. Bishe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza gutyawe. Tugiye gutera harira 7. Buri muzimu wose, idene, ubukene, ubushomeri, ibikuniga, hari imyuka igiye kukurekura. Ndimo ndabibona. Hari abademo bagiye gusha pepera. Nyuma harira ya 7 nugusenga uko mabasha kubita bazimu, kubita barozi, wirukana ibitambukura ifoto mu kuzimu, wirukana ibyakunigaga, ibyaguteraga, ibyakuroteshaga nabi. Iya mbere twagiye. Haleluya. Iya kabiri. Iya gatatu. Haleluya. Iya kane. Haleluya. Iya gatanu. Haleluya. Iya gatandatu. Haleluya. Iya karindwi baragenda mu mwuka. Haleluya. Senguko mamashi mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu Kristo Nazareti. Aya masaha turasenya imbaraga zose z'abarozi, turasenya imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu. Duhamagaye umuriro w'Imana, duhamagaye umuriro w'Imana. Turatwika imbaraga z'abarozi, turatwika imbaraga z'abapfumu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibose ubwoko bw'Imana byose aya masaha turabitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Muri sengesho Umuriro w'Imana utwike imigambi ya Satani, umuriro w'Imana utwike imigambi y'abarozi mu izina rya Yesu. Ibyarwanyaga ubwoko bw'Imana aya masaha turabitwitse mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'abadayimoni turazitwika, turatwika amahembe,
turatwika nyabingi, turatwika ibitega. Rekura dayimoni, rekura ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ibitongerano aya masanda zitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyo batongereye amafoto aya masanda bitwika, ibyo batongereye imyambaro aya masanda bitwika. Fire, fire, fire mu izina rya Yesu. Turatwika izi mbaraga, turatwika izi myuka mibi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana byose aya masanda bisenye mu izina rya Yesu. Imbaraga za karande aya masanda zitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turananiza, turananiza imigambi ya Satani, turayitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibitano byose aya masanda bitwika. Imbaraga z'abapfumu nizirekure, imbaraga z'abarozi zirekura ubuzima bwawe. Rekura dayimoni, rekura wa mukozi we. Turagutwitse, turagutwitse dayimoni, turagutwitse. Rekura ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana utwike. Ibyafashe bizinesi turabitwika, ibitumuga by'ubwoko bw'Imana budakora bizinesi aya masaha turabitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyateje igihombo aya masaha turabitwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ibyahambiriye urushako aya masaha turategetse. Rekura urushako, rekura urushako rw'abana b'Imana. Turagutegetse dayimoni, rekura, rekura dayimoni, rekura dayimoni mu izina rya Yesu. Ibyateje ubushumeri aya masanda bitwitse mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana utwike, umuriro w'Imana utwike. Abazimu bashye, abazimu bashye. Dayimoni soka, dayimoni soka, dayimoni soka, dayimoni soka, dayimoni soka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Amahembe asoke, ndukwikunda umwana wayo, je nikwinkunda nakwirije narunguko wo kwima Yesu wambambiwe ku musaraba. Yacungu jayo maraso ziyuko nange ndimo zajanimba urwo dukwize mw'isi yose. Zamura ibiganza byawe data mu izina rya Yesu Kristo wera wa Isiraheli. Sabiye umugisha abana bawe babaye imbere yawe bagusenga. Bibiliya ijambo ryawe riravuga ngo ubwo urusengero rwa mbere rwuzaga Yerusalemu, Salomo amaze kurwuzuza, warategetse ngo abatambyi bajye bagira amateraniro yera baterane n'ubwoko bwawe. Mu gihe cyo gusoza amateraniro abatambyi bahagarara hera bahesha umugisha iteraniro. Uravuga ngo uzinjira mu mirima yabo wice kagungu n'uburima n'uzukira bahagurukiye kubarwanya. Nanjye bahesheje umugisha ugenda urwanye buri kintu cyose yagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Wavuze ngo nta kintu kizitambika umugambi wawe ku buzima bwacu. Reka abana babagende ubasoze umugambi wa mwiza, ubarinde, ubakomeze, ubagure, bagirire neza, bagire ishya n'ihirwe, babone umugisha ukomeye, batezwe intambwe nawe. Buri kintu cyose cyabarwanyaga gikubitwaza mu izina rya Yesu. Umwuka wo guhora ko twabaye imbere yawe turawunanije, turawumenaguye, turawusenya. Byahorera mu byacu no mu bacu, umwuka turawucyashye. Maze abana b'iki cyumweru twinjiramo aho bakandagiye hose babona umugisha. Abajya gucuruza, abajya mu kazi babona umugisha, kandi ibinyabiziga bakandagiyemo bagiyeho birindwe ko babyicayeho ku bwa Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbatuyeho amavuta y'Imana, batuyeho umugisha w'Imana, batuye guhirwa kw'Imana mu izina rya Yesu, kandi ubasohozeho ijambo ry'umugisha wavuganye nabo. Urakoze Mana, kiruta byose mbasabiye herezo ryiza ry'abakiranutsi n'ubugingo buhoraho mu izina
rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Shalom, shalom. Hobera mugenzi wawe umubwira ati amahoro ya Kristo. Shalom.